reka ngusuze wo kunda The Mind First TV wo kunda amasomo by'umwihariko. Uyu munsi nkaba ngiye kugezaho Crucible. Iyi akaba ari imwe muri play zikunzwe cyane, ikaba ari imwe muri play yanditswe na Arthur Miller mu cya 692. Ngiye kuyikugezaho nitwa Justin Mind, mbahaye ikaze. Mu mujyi wa Salem muri leta ya New York, iyi play ikaba yaratangiye mu mujyi wa Salem muri leta ya New York ya Britain, aho itsinda ry'abakobwa bajya kubyina mu ishyamba hamwe n'umucakara wirabura witwa Tituba. Mu gihe babyina bafatwa na Minisitiri w'ibanze Reverend Paris. Umwe mu bakobwa, umukobwa wa Paris, Betty Paris, yaguye muri koma. Ubwo nyuma yo kugwa muri koma, imbaga y'abantu yarateranye mu rugo kwa Paris mu gihe ibihuha by'ubupfumu byuzuye umujyi. Reverend Paris amaze kohereza Reverend Hare. Aha hoherejwe Reverend Hare, impuguke mu bupfumu. Paris abaza Abigail William, umuyobozi w'abakobwa, ku byabereye mu ishyamba. Abigail mwishywa wa Reverend Paris nawe yemeye ko nta kindi yakoze uretse kubyina. Mu gihe Reverend Paris agerageza gutuza imbaga y'abantu yari yateraniye iwe, Abigail aganira na bamwe mu bandi bakobwa ababwira ko nta kintu na kimwe bagomba kuvuga. John Proctor, umuhinzi waho, ubwo arinjira aganira na Abigail wenyine. Nta wundi muntu wari ubizi muri uwo mujyi ubwo yakoraga mu rugo kwa John Proctor umwaka wari ushize. Uyu yasezeranye nawe bituma yirukanwa n'umugore we Elizabeth. Abigail aracyifuza John Proctor ariko aramwanga, aramubwira ngo yarangije ubupfu bwe n'abakobwa. Tugarutse kwa Reverend Paris, Betty yarabyutse atangira gusakuza. Benshi mu mbaga y'abantu bihutira kujya hejuru maze bateranira mu cyumba cye. Aba batonganaga bibaza niba yararozwe. Impaka zitandukanye hagati ya John Proctor ndetse na Reverend Paris, impaka za Jules Corey hamwe n'umutunzi Thomas Putnam bidatinze. Aya makimbirane ashingiye ku mafaranga n'ibikorwa by'ubutaka, kandi byerekana ko imirongo y'amakosa yimbitse inyura mu muryango wa Salem. Mu gihe abagabo batongana, umwe muri abantu basuzuma ibintu by'ubupfumu Reverend Hare arahagera. Aha asuzuma Betty. Ubwo John Proctor yahise agenda. Hare abaza Abigail ibikorwa by'abakobwa mu ishyamba, akura amakenga ku myitwarire ye maze asaba kuvugana na Tituba. Nyuma y'uko Reverend Paris na Reverend Hare bamubajije igihe gito, Tituba yemeye ko yavuganye na Satani maze ashinja bigiranye mu bwitonzi abaturage bo mu mijyi itandukanye ko bumvikanye na Satani. Abigail aramusanga, yiyemeza ko yabonye Satani agambanira kandi arigana n'abandi baturage bo mu mujyi. Ku rundi ruhande, Betty yifatanije nabo mu kwita abarozi maze imbaga y'abantu itabwa mu mvururu. Nyuma y'icyumweru bonyine mu nzu yabo y'ubuhinzi hanze y'umujyi, John na Elizabeth Proctor baganira ku manza zikomeje ndetse n'umubare w'abaturage bo mu mijyi ugenda ushinjwa kuba abarozi. Elizabeth arasaba umugabo we kwamagana Abigail nk'uburiganya, aranga maze agira ishyari, amushinja ko afite ibyiyumvo kuri we. Mary Warren, umugaragu wabo wari uje nyuma yo gusimbura Abigail, akaba n'umwe mu bari bagize itsinda rya Abigail b'abakobwa babyinaga mu ishyamba, agarutse avuye i Salem afite amakuru avuga ko Elizabeth yashinjwaga kuroga, ariko urukiko ntirwakurikiranye icyo kirego. Maria yoherezwa kuryama. John Proctor na Elizabeth Proctor bakomeza gutongana. Gusa ibi byose byahagaritswe no gusurwa na Reverend Hare mu gihe baganira ku bibazo bya Jules Corey na Francis Nasi. Baza mu rugo kwa Proctor bafite amakuru avuga ko abagore babo bafashwe. Abakozi b'urukiko bahageze bitunguranye bafata Elizabeth. Bamaze kumutwara, John Proctor kubita Maria ashimangira ko agomba kujya i Salem akerekana Abigail n'abandi bakobwa ko ari uburiganya. Bukeye John Proctor azana Maria mu rukiko, abwira umucamanza Danford ko azatanga ubuhamya ko abakobwa babeshya. Danford ashidikanya ku mpamvu za John Proctor maze abwira John Proctor mukuri ko Elizabeth atwite kandi ko azarokoka igihe runaka. John Proctor akomeza kumushinja, yemeza Danford kwemerera Maria gutanga ubuhamya. Maria ahabwa umwanya, abwira urukiko ko abakobwa babeshya. Iyo abakobwa bazanywe bahindura ameza, bashinja Maria kuroga. N'umujinya mwinshi, John Proctor yemeye ikibazo cye na Abigail, amushinja ko yabitewe n'ishyari ry'umugore we. Kugerageza ikirego cya John Proctor, Danford yahamagaye Elizabeth amubaza niba John Proctor yaramuhemukiye nubwo ari inyangamugayo
karemano arabeshya kugira ngo arinde icyubahiro cya John Proctor nk'umugabo we. Dannyford yamagana John Proctor nk'umubeshyi. Hagati aho Abigail n'abakobwa bongera kwitwaza ko Maria abaroga, maze Maria aravunika ashinja John Proctor ko ari umurozi. John Proctor amurakarira ndetse no mu rukiko yarafashwe. Reverend Hale areka kuburanisha. Impeshyi ubwo ikageramo kandi n'igihe cy'izuba kikagera. Ibigeragezo by'abapfumu byateje imidugararo mu mijyi ituranye kandi Dannyford agira ubwoba. Abigail yarahunze ajyana amafaranga ya Reverend Paris yose ayibye. Hale watakaje kwizera urukiko arasaba abarozi barebwa kwatura ibinyoma kugira ngo barokore ubuzima bwabo, ariko baranga. Dannyford ariko afite igitekerezo, asaba Elizabeth kuvugana n'umugabo we John Proctor ngo yemere. Arabyemera amakimbirane ariko yifuza kubaho. John Proctor yemeye kwatura maze abayobozi b'urukiko barishima, ariko yanze gushinja undi kandi igihe urukiko rushimangiye ko ukwemera icyaha kugomba gushyirwa ahagaragara. John Proctor ararakara cyane kandi yanga ko yemera icyaha kubera ko yari mu isoko bizashyirwa ku mugaragaro bikamanikwa muri kiliziya. Nubwo Reverend Hale yinginze cyane, John Proctor yagiye ku giti hamwe n'abandi kandi ibigeragezo by'abapfumu bigera ku mwanzuro wabo uteye ubwoba. Reka mushimire wewe wabanye natwe, musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Iyi yari imwe muri play zibazwa, play zikunzwe kubazwa mu bizamini bya leta. Nimba ukurikirana The Manifest TV banza ukore subscribe, like, comment kugira ngo tumenye play yindi tuzaguha cyangwa tumenye na novo tuzaguha kugira ngo amakuru yacu akomeze gushimishe.